Ikiganiro birababaza nk'ibisanzwe, uyu nawe yagize ati birababaza kubona ikipe nka APR FC twizeye nk'abanyarwanda ndetse n'abanyarwandakazi muri rusange yiha igakubitwa ibitego bigera kuri bitanu byose, undi ati ibi birababaza, bibabaza imitima yacu kandi bikayishengura. Ni mu gihe muri komenti yagize replay cyangwa se bamusubije bagira bati kuki mufata ibintu bishimishije mukavuga yuko bibabaje, ati ese kuba APR FC yatsindwa ibitego bitanu icyo ni ikintu kibabaje cyangwa se ni ikintu gishimishije? Nta gushidikanya, nta guca ku ruhande, ibi ntabwo wabivuga utari umufana wa Rayon Sports. Umufana wa Rayon Sports niwe wavuze ati ibi bintu ni ibintu bishimishije, ntabwo ari ibintu bibabaje. Niyo mpamvu tuba twaje hano kugira ngo nawe tumenye ngo weho bihagaze gute, ese birababaza cyangwa birashimisha, weho ubyumva gute? Wakwandika muri comment kugira ngo ukomeze ushyigikire ikiganiro cyacu, ndetse ibi nkuru zawe cyangwa se comment zawe zikomeze zifashe benshi, kandi ikiganiro cyacu gikomeze kugera kuri benshi. Ni ikiganiro tubagezaho umunsi ku munsi, buri munsi. Mugire ibihe byiza. Icyakora niba ari ubwa mbere wisanze kuri uyu muyoboro, wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu ndetse n'ibindi byose tubagezaho bijye bikugeraho mu buryo bwihuse kandi bukunogeye. Mugire umugoroba mwiza.